Hello, ndabasuje cyane nizere ko mumeze neza kandi ndabakiriye aho uri aho uherereye. Ndakwakiriye cyane ku channel ya Lucy France Lifestyle. So akuba atazi iyi channel ya Lucy France Lifestyle, iyi channel tungurana ibitekerezo, twiga guteka, duhana ama tips. So nimba nawe rwose wumva ushaka kwiga guteka, guhana ibitekerezo, kumenya bimwe na bimwe ibintu byose mu buzima busanzwe en general, so nibagiye gukanda subscribe kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo, tugiye guteka, tumenye byinshi. Uyu munsi ni ikintu nateganije, nategereje kwereka ko twaganira ku byerekeranye n'uruhu. Uyu munsi kwereka isabune nziza, navuga ko ari umuti wakoresha ku bantu bakunda kurwara ibiheri ku mubiri, bakunda kurwara ibifaranga, abantu barwara amahumane, ibya bibazo by'uruhu ruri particulier kabisa, ibintu by'ibiheri, kwishimagura. Rwose ni kwereka isabune yagufasha kugira ngo igufashe kugira ngo ukize ibibazo waba ufite ku mubiri. Ni marque yitwa La Roche Posay, ni l'huile lavante. Ni isabune rwose ishobora gufasha ku muntu wishimagura ku ruhu, ku muntu ufite ibintu by'ibifaranga, ku muntu ufite ibifaranga ku ruhu, umuntu akora ku ruhu afite ibifaranga, umuntu urwaye amahumane, umuntu wishimagura. Kwishimagura nabyo ni ikibazo cy'uruhu, cyangwa abantu bafite uruhu rwumagaye cyane. So iyi sabune ushobora kuyikoresha. So uvuga ati iri hehe, dore yashize, twakoresheje yose rwose, dore hano hasigayemo gake cyane, urabona ko yashize. So ejo cyangwa ejo bundi nzakugura indi, urabona ko rwose narayikoresheje. Niyo mpamvu mvuze ati kamfate ino video mbasharinge, mbereke rwose ko mbasharinge rwose uyu muti, iyi sabune ko ari umuti ukora cyane kabisa. Ati kubera iki jewe iyi sabune nikoresha ku mwana ufite, njye nta kibazo cy'uruhu mfite, ntabwo nishima ko nta mwana ufite. Nkoresha umwana wanjye w'umukobwa cyane mu gihe cy'ubukonje, cyangwa mu gihe cy'ubukonje niho akunda kugira uruhu rwumagaye, akishimagura cyane cyane hano kuza ku matako, akishimagura. Cyangwa se mwe hano ubona uruhu rwose rugize rwumye. Abantu baba imahanga murabizi ko mu gihe cy'ubukonje rwose uruhu rumagara cyane pe. Noneho nk'usanga ufite ikibazo cy'uruhu rero biba akarusho. So niyo mpamvu nahisemo kubereka ati umuntu rwose iyi marque, apana navuze ni isabune, iyi marque ikora produit nziza cyane zifasha uruhu. Kwa ufite ibibazo by'uruhu ruri particulier rwose wabikoresha. Bafite ama produit menshi, ariko uyu munsi nahisemo kubereka isabune by'umwihariko kuko rwose ayikoresha cyane. Amasabune menshi, amoko menshi, marque abantu babiburaye murabizi, cyangwa abantu bahanze amamarika bari menshi cyane, ubura n'amahitamo n'iki. Ariko ngiyewe dore iyi umva, iyi ngiyi nabwo bati umva azayikoresha kugira ashaje aracyari mutoya, ariko rwose azayikoresha pe, azayikora igihe kinini, kuko niyo sabune niyo nasibonye imufasha cyane. So ikibazo afite ahanini agira uruhu rwumagara cyane, akunda no gushimagura, ubundi akagira akazana utuntu ibifaranga kunoza ahantu hamwe na hamwe, ariko pe bimaze gushira bitewe n'aho rwose bimaze gushira. Niyo mpamvu rwose hari umuntu uzi cyangwa ufite ikibazo cy'uruhu, isabune wayikoresha ni umuti kabisa. So uburyo ushaka kuyikoresha, ngiye gabaga nyine mfata amazi uruhu rutose, nkashyira ku ntoki, ubundi nkagira nkamusiga ku maboko, cyane cyane ahantu ari patika akunda gushimagura, cyangwa se afite utwo tuntu tw'ibifaranga bakunda kuza. So nkasigaho cyane, nkasiga n'intoki dukoresha intoki bwa mbere, nyine barashyizeho dukeya, nkanda nk'inshuro eshatu igasohoka, ubundi nkavangira gutya mu ntoki, nkatangira kumusiga ku maboko, ahantu hose ku mubiri hose, nkategereza nk'iminota 2, ubundi nkaza none gufata ga nayo nyine itose, nkongera nshyaho utundi nka 2, ubundi nkatangira kumwoza neza nkoresheje niyo sabune rwose ahantu hose, ubundi nkamwumutsa neza n'amazi, nkakoresha amazi meza ukora iyo sabune rwose. Umva ibihe nta gakibifite, nta bihe rwose byarashize,
rwose umva ufite ikibazo rwose cy'uruhu wayikoresha. Abantu bishimagura, abantu bafite amahumane, abantu bafite bakunda kugira ibibazo, ari byo umuntu rwose ushobora kuba aryamye ugasanga wazanye nk'ibintu tw'uduheri rwose. Ni ibintu bibaho cyane, hari igihe umuntu ari byo yariye wenda byamuteye allergie cyangwa se ni ibintu bikunze kubaho cyane. So wayikoresha ufite ikibazo cy'uruhu. Washobora kwigura ahantu ushaka kwigura rwose nabonye mu mafarumasi uvuga ati umuntu mu Rwanda ashaka kwigura no mu mafarumasi nabonye abantu benshi rwose zirahaba. Ahantu ushaka kwigura cyane cyane n'abantu bari mu mahanga, ushaka kwigura online kuri site ya La Roche-Posay, hari baragurisha online, cyangwa se ukayigura kuri Amazon cyangwa ukayigura ku mafarumasi naho ziba zihari. Urumva rwose kuyibona ni byoroshye ahantu cyane bari kwegera hano mu Faransa rwose kuri site rwose ibihendutse bakanayikurivura iwawe rwose. Imarike ifite n'izindi produit nyinshi, ifite amavuta, ifite ama sunscreen, ifite ama serum, ifite produit nyinshi zitandukanye, ifite n'andi masabune, ifite n'ubundi bwoko bw'andi masabune menshi atandukanye. Ariko ngiye rwose ngiyi uko ikibazo umwana wanjye afite uruhu rwumye aranishimagura cyane. So hano handitseho rwose ni anti irritation, anti grattage, bituma uruhu rurinda gutemuka, ugatuma birinda no kugira no kwishimagura cyane. So bafite amoko menshi y'aya masabune wareba ukavuga ati wenda tuvuge nk'urugero urugero mfite ikibazo n'iki ngiki ku ruhu rwanjye ukagikoresha ukahitamo. Bafite amoko menshi y'isabune bitewe n'ikibazo umuntu agenda bitewe n'ikibazo ufite ku ruhu rwawe. So we wareba bitibuza ariko iyi ngiyi ahandi rwose umva niyo nakurangira abantu mufite ibibazo by'uruhu rwose, utuntu tw'uduheri twaje, amahumane, ibyo bifaranga biri ku mubiri rwose, ivure n'ibifaranga wayigerageza nta rwose uzambwira. Abantu benshi akunda kuyikoresha iyi Marike rwose, nta muntu nigera numva yivuga nabi pe ku bantu bafite ibibazo by'uruhu. Iyi Marike rwose nimwe yagenewe, wayigerageza. So icyiza nuko ushaka kuyikoresha ku mwana ukivuka kugera ku muntu mukuru nta kibazo. Ikindi cyiza cyayo kandi ntabwo iryana mu maso avuga ati umwana mutoya, urumva ntabwo se umwana mutoya ipike mu maso. So iyi ntabwo ipika mu maso, nicyo cyiza cyayo. Ikindi ikagutsuraje rwose. So nkunda kuyikoresha mukoza umwana mu gitondo cyangwa nimugoroba. So ntacyo bitwaye, igihe cyose wayikoresha kuyoza imwogesha. Wayikoresha kabiri gatatu cyangwa ku munsi wowe uko ubishaka kabisa. Ikiza nuko ushyira ku mubiri kugira ipenetre mu mubiri injire mu mubiri neza. Ugomba kwisiga ahantu neza rwose. Niyo mpamvu mbanza gushyira ku ntoki nkasiga ku mubiri neza ahantu hose, nkategereza iminota 2. ubundi njye ni tips yanjye nkoresha, ariko ntabwo byanditse ngo ikoresha, ariko njye nuko nyikoresha kugira ngo uruhu rubanze yinjire mu ruhu neza, ibiyagise mu ruhu, ubundi nkaza gukoresha niyoga nashyizeho dukeya none nkagira ngatangira koza neza, nkaza koza umwana neza, ubundi rwose iramufasha pe, byaragiye byarashize, nzakomeza nyikoresha sinzegera ntihagarika. Nubwo ihendamo buke ariko nta kibazo, icyamwe no kugira ubuzima buzira umuze. So ndabashimiye mwese mwarebye iyi video. Ushaka kugerageza iyi Marike wagerageza rwose, uzambwire, cyangwa nk'umuntu usanzwe uyikoresha rwose wabyandika muri commentaire rwose. Ndumva nta muntu negera numva avuga iyi Marike nabi pe ku bantu bafite ibibazo by'uruhu, nta muntu negera numva ayikoresha ayivuga nabi. Iyi Marike ni Marike ikora neza cyane cyane. So mukomeze mukurikirane iyi channel y'Isi France Lifestyle, tuzakomeza dusharinga ibintu byinshi, amaduhana amatips mu by'ubuzima busanzwe, twige guteka. So nibagiye gukora subscribe kugira ngo ukomeze ubane nanjye, ni inkunga ikomeye mukomeze kuntera, ndabashimiye cyane. Imana ikomeze kubarinda. Ciao, à bientôt.